si uko wari mwiza cyangwa umunyabwenge, ntabwo ari uko wari mugufi cyangwa muremure, nta nubwo ari uko wari munini cyangwa muto, kandi n'Imana iyo ireba kimwe muri ibyo ushobora kuba wari gusigara. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi. Mwene data iby'Imana yakoze abikoze kubw'urukundo ibigufitiye. Dawidi we yabyumvise neza aravuga ngo icyo akora njyeweho ndi umunyamubabaro n'umukene, ariko nanjye Uwiteka nyitaho. Ndajya nkubwira ngo uko uri kose nawe Uwiteka kwitaho, kandi ntabiterwa n'uko uri, ahubwo biterwa n'urukundo agufitiye. Mwene urwo rukundo agufitiye nirwo rukwiye kugutera guhimbaza Imana. Wivuga ngo ntufite ibyo kuko nawe ibyo ufite hari abandi babikennye bahora babisaba, ahubwo jya ushimira Imana ku byo ufite. Burya iyo ugihumeka byose biba bishoboka. Imana iguhe umugisha kandi kumvishe neza urukundo rwayo. Amen. Neza y'umukiza nibuka urukundo Yesu yankunze, bituma shira ijuru icyubahiro cye, nkavuga ni Kristo uruwera.